cyozanye mu ntoki kibasha kunshungura. Ese uruzi yuko Imana yagukuyeho urubanza rw'ibyaha kubw'urupfu n'izuka bya Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa kuri Fine FM 93.1 buri wa kane guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 1, no ku cyumweru guhera saa 1 z'umugoroba kugeza saa 2. Ntucikwe kuri 93.1 Fine FM mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa. Reka tubasuhuze abadukurikiye kuri Fine FM muri aka kanya 93.1. Nkuko mwabyumvise rero ikiganiro ni cya kindi nkuko bisanzwe Ijuru Ntirikorerwa. Ikiganiro kimaze igihe kinini gica kuri radio, ikiganiro gikurikirwa n'abantu batari bakeya. Hanyuma rero wowe udukurikiye ndagira ngo ngusabe kuza kubana natwe, urushinge nturukureho kugira ngo ukomeze gusobanukirwa byinshi. Ibyo utumvishe ubushize wabisobanuza ndetse ukararika n'abandi bagakomeza kumva uburyo Imana yagennye ijuru ribonekamo umuntu atari hihibikaniye, na cyane ko abantu bararikorera ariko wababaza niba banarifite bakakubwira ko batarifite. Abantu bagakora bavuga ko bakorera ijuru, ariko wabaza umuntu byibuze igice gito amaze kurikoreraho ugasanga akakubwira ko ntaryo, ahubwo ko azarihabwa bitewe nuko azaba yitwaye ku munota wa nyuma. Urumva ko rero biragoye cyane, ariko umuntu akeneye kuva mu rujijo akamenya icyo Imana yakoze, icyo Imana yavuze kibasha guhesha umuntu ijuru bitavuye mu mirimo yakoze. Nge rero uri kuri mikoro mwumva amazina ni Ntabanganyimana Elias, nkaba ndumubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko nanjye nkaba ijuru ngyibitseho, nkaba ndifite ku buryo isaha yari yo yose mba numva mfite ijuru. Ntago ndi wa muntu uvuga ati ijuru naritakaje, ntago ndi wa muntu usaba Imana ngo Mana uzamperezo ryiza. Iherezo ryanjye arizi ko ari ryiza, kubera ko namaze kumenya icyo Imana yakoze kugira ngo umuntu abe mu isi ariko afite ijuru. Ndi kumwe rero n'abandi bene data, ndi kumwe n'abagabo babiri, ntago ndi njyenyine, ndagira ngo nabo babasuhuze hanyuma dukomeze n'izindi gahunda bamaze kubasuhuza. Ni karibu bene data. Murakoze cyane abadukurikiye. Hano amasaha mumenyereye dusanzwe tuganiraho ijambo ry'ubutumwa bwiza risobanura ko ijuru ridakorerwa, kandi koko ijuru ni ubuntu. Natwe byaratuvunye kugira ngo tumenye ubwo butumwa. Twaragerageje, twarakoze, twarahirimbanye, twabishoka byose, ariko tubona ntibishoboka. Ariko kubera urukundo rw'Imana dona havuga ubutumwa bwiza nko natwe turi hano, batubwira inkuru ya Yesu, batubwira uburyo cy'umuntu abona ijuru atarikoreye. Nuko tumaje kwakira ubwo butumwa, tumaje kwakira ayo makuru, ntibyadushobora ko tuyihererana, bangwa ko tuyagezaho nuko inamwe abadukurikiye. Ntabwo twagomba kubyara rero tubagezaho n'impamvu Imana ashimye ko tuboneka anga kuri radio Fine FM 93 n'igice kimwe. Ubwo rero namwe mwagira ubuntu ko Imana twohereje ahangaha. Bimugora turagena ibihe byiza rero, kandi murushaho gufashwa no kunguka no kumenya makuru meza Imana bafite mu mugoroba y'ukuntu ijoro ridakorerwa. Ngiye muvugana rero nitwa Mutsinda Shyaka Theoneste, muvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bwa Kristo. Nanjye nabonye ijoro ridatakara, ijoro ritabura, atari byaindi ngo naribuze ejo naritoraguye. Oya, ndi umwana w'Imana bihoraho, mfite ubugingo buhoraho, mfite ijuru bidasubirwaho. Imana ishimwe rero tubanezera mu mugoroba, byose mu izina rya Yesu turi kumwe. Murakoze. Nanjye nsuhuje abateze amatwi, abantu bose babanye natwe aho bari hirya no hino ku isi. Mukomeze kugira ibihe byiza, kandi koko nkuko bavandimwe bigarutseho uyu mugoroba turagira ibihe byiza. Nibyo rwose. Rero uyu ni wa mwanya
twongera kuganira ku buryo ijuru ridakorerwa. Niyo mpamvu rero twicaye ahangaha kugira ngo buri muntu wese nyine umunyamahirwe w'uyu mugoroba nawe aze kurara afite ijuru adatakaza, afite ubugingo, atajya gushaka ku musozi cyangwa se ahandi mu bindi bintu byinshi abantu bashakiramo ijuru. Nge rero nitwa Hakizimana Fabrice, nanjye ijuru naribonye, ndarifite, nawe agakiza ku buntu, mpabwa ijuru ku buntu. Ubu ngenda ndyicaranye uburyo ndi umwe mu biteguye impanda, none ahivuze tutararangiza no kuvuga ibyo twahawe nagiye twagenda. Nicyo kitunezeza kigatuma duhora twumva nyine ibi bintu abantu bose babyumva bakabigira. Amen. Dukomeje rero gushima Imana, hanyuma ariko tugusaba wowe udukurikiye nyine kugira ngo tuze kubana n'ikiganiro nawe uza kugiramo uruhare, aho uza kutwunganira, uduha inyunganizi, kuduha ikibazo, gusobanuza se, kugira ngo byose bize kurushaho kumvikana neza. Theoneste avuze akantu gakomeye, aravuga ngo ni ijuru atajya atakaza, ariko nibuka ukuntu nanjye ntararibona. Ni ijuru nabonaga mu gitondo mbyutse maze gusenga, ariko saa yine rigatakara. Saa yine maze gukora ikindi cyari gatakara, saa sita nkongera nkarigarurirwa, saa munani rikongera rigatakara, saa cyenda rikagenda, gutyo. Ariko Imana yampaye ijuru ry'iteka ryose. Imana yatanze ijuru ry'iteka ryose. Ubwo rero ndifuriza abantu gukomeza kuza kudukurikira kugira ngo baze gusobanukirwa. Mu by'ukuri kuvuga ko ijuru ritaboneka, kuvuga ko ijuru ridakorerwa, mu by'ukuri umuntu amenye ko ritanakorerwa ntabwo biba biri muhesheje, ahubwo bisaba ko amenya noneho uko Imana yaritanze. Bisaba ngo amenye noneho uburyo ribonekamo n'ubundi. Kuvuga ko ijuru ridakorerwa rero nuko ntekereza ko niyo nzira ngari cyane abantu bahagazemo bibwira ko rikorerwa. Ni inzira y'igihogere igendamo abantu benshi, kubera ko umuntu yatekereza Imana ayitekereza nkaho nayo ifite amarangamutima nkaye, kubera ko yumva nta kintu cyamuvaho ku buntu ngo agihaba umuntu, yumva n'Imana ariko yabikora. Kuko bigoye cyane kubwira umuntu ngo ijuru nyine bwo gusa ngo ni ubuntu ngo niyicare. Biragoye, ariko ni ukuri. Turi hano muri studio kugira ngo tubwire abantu ko Imana idakora nk'abantu kandi itareba nk'abantu. Ijuru yo yaritangiye ubuntu. Ubwo rero nashaka kuvuga ko umubare mwinshi w'abayobye nabayobeye mu nzira yo gukorera ijuru. Nabayobeye mu nzira yo gukorera ijuru nibo bayobye. Kandi iyo ukorera ikintu kidakorerwa cyatangiye ubuntu, ubundi uba warayobye. Mbwira rero n'abantu ko hari igihe tubwira abantu ubutumwa bwiza bakavuga ko ariko turi kubwira abantu ibibayobya, ariko reka mvuge ngo burya n'ikimenyetso simusiga kizakubwira ko umuntu yayobye nuko atinya kuyoba. Si byose? Urumva mu gihe ufite impungenge ko wayoba, ni ikimenyetso simusiga ko nawe aho ujya utahazi. Nta cyizere uramutse uhazi ntabwo watinya kuyoba ngo batanyobye. Ahubwo kubera ko umuntu nawe n'ubundi aho ahagaze ari mu manegeka, nawe nta cyizere afitiye, ahora afite impungenge ko yayoba. Ariko reka mbabwire ngo ntabwo turano kugira ngo tuyobye abantu, turano kugira ngo tubayobore ku Mana, tubabwire icyo Imana yavuze ku kijyanye no kujya mu ijuru. Reka rero ndatinze dusangire ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe byera. Turasoma mu Baroma igice cya 3, turasoma ku murongo wa 19, turahera ku murongo wa 19 dusome n'umurongo wa 20, hanyuma ibindi turakomeza kuganira. Theoneste aradusomera Bibiliya yera, hanyuma Fabrice dusomere Bibiliya ntagatifu. Nawe urasoma Bibiliya ijambo ry'Imana nta kibazo. Reka dusome Abaroma ibice byaha 3, umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Havuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Amen.
dusome muri Bibiliya ntagatifu baravuze ngo nyamara tuzi yuko iby'amategeko avuga byose bibwirwa abagengwa n'amategeko kugira ngo akanwa kose kazibe maze isi yose yemezwe kuba yaragomeye Imana. Niyo mpamvu nta n'umwe uzagirwa intungane mu maso yayo nuko yubahiriza amategeko, kuko amategeko abasha gusa kumenya icyaha. Amen. Imana ishimwe. Bibiliya ijambo ry'Imana ni ibinyarwanda byose bitavugukitse kimwe ariko bisobanura kimwe. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo tuzi ko iby'amategeko y'Imana avuga byose abibwira abagengwa nayo kugira ngo hatagira ubona icyo yireguza kandi ngo abari ku isi bose bashyirwe mu rubanza imbere y'Imana. Ngiyo impamvu nta muntu n'umwe uba intungane imbere y'Imana yitwaje ko akurikiza amategeko yayo. Icyo amategeko abereyeho ano ngumva akantu neza ngo icyo amategeko abereyeho ni ukumenyesha umuntu ko yacumuye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ijuru ikiganiro cyacyo n'ijuru ntirikorerwa, ariko ntekereza ko iyo umuntu ari gutekereza ko yakorera ijuru aba yumva hagomba nyine kubahirizwa n'amategeko, kuko ni ikintu kigomba kujijisha abantu. Abantu barayoberwa kibaza atari ko se niba bavuga ko ijuru ridakorerwa kandi Imana yarashyizeho amategeko umuntu akwiye kubahiriza, ubwo ni gute nyine bidasaba ngo umuntu ayubahirize azabone kujya mu ijuru? Ariko hano iki cyanditswe kidukuriye inzira ku murimo. Yego. Kitubwiye ko ibyo amategeko avuga byose abibwira abantu batwarwa nayo, ariko kugira ngo abari mu isi bose ngo batsindwe n'urubanza, kanwa kabo ngo kazibwe, ngo abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana, ngo kubera ko nta muntu n'umwe ushobora kwemerwa n'Imana cyangwa kugirwa intungane ngo abiheshejwe no kubahiriza amategeko, ngo ahubwo kuko amategeko ngo icyo abereyeho ngo ari ukwemeza umuntu ko ari umunyabyaha. Mu by'ukuri rero wowe udukurikiye, ndagira ngo nkubwire ko amategeko y'Imana ntabwo Imana yayatanze kugira ngo yaguhe uyashobore, ahubwo yayashyizeho kugira ngo umuntu yemere ko we ari umunyabyaha. Kugira ngo amategeko abere kwemeza umuntu ko ari umunyabyaha ukeneye ahubwo ukeneye umucunguzi, ukeneye gutabarwa ko ahubwo atayashobora. Niyo mpamvu amategeko y'Imana ni ukwera kw'Imana. Ni ukwera kw'Imana. Amategeko y'Imana araboneye, ni ukwera kw'Imana ku buryo amategeko abereyeho kwemeza umuntu ko atashyikira ubwiza bw'Imana. Imana avuze ko abantu bose bakoze ibyaha ko nta muntu washyikira ubwiza bwayo. Mu yandi magambo nta washyikira, nta wakubahiriza amategeko ngo yere nk'uko Imana yera. Niko kutabasha gushyikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu amategeko ntabwo abereyeho ngo umuntu ayubahirize, kubera ko amategeko ni ay'Umwuka. Amategeko ni ay'Umwuka, ariko umuntu we ni uwa kamere. Ntabwo rero umuntu wa kamere yakubahiriza amategeko y'Imana kandi amategeko ari ay'Umwuka, ahubwo amategeko abereyeho guhora yemeza umuntu ko ari umunyabyaha. Niyo mpamvu igihe cyose umuntu yirebeye mu mategeko, niyo mpamvu Bibiliya nyine ivuga ngo iby'amategeko avuga byose abibwira abantu batwarwa nayo. Sibyo? Gutwarwa n'amategeko icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ni umuntu ukeneye amakiriro mu mategeko, ni umuntu ugifite ikizamini cyo kubahiriza amategeko kugira ngo abashe kugitsinda, bibashe kumuhereza kwemerwa n'Imana cyangwa bibashe kumuha ijuru. Uwo rero ibyo amategeko avuga byose abibwira uwo muntu, kuko amategeko aravuga ngo ntukagire gutya, ntukagire gutya, ntukagire gutya. Ariko buri gihe umuntu iyo abyirebeyemo, buri gihe iyo yirebeye mu mategeko asanga buri gihe yayishe. Noneho kubera ko umuntu nk'uko twabivuze, kubera ko umuntu ari umunyabyaha ndetse w'ibyaha byose, ni no mpamvu atabasha kubahiriza amategeko y'Imana. Kutubahiriza amategeko y'Imana rero n'ubundi ni ubuzima umuntu akoranye nabwo. Sibyo? Ni umuntu wa kamere, ariko kamere idashobora kugira gute kubahiriza amategeko. Ahubwo gusa amategeko ni umushinjacyaha ubereyeho kwemeza umuntu ko ari umunyabyaha, yakwitarakasa, yakwigira uko atari, ariko amategeko abereyeho guhora amubwira ko ari umunyabyaha, haba mu gitondo haba nimugoroba amategeko abwira umuntu ko ari umunyabyaha. Ariko ikigamijwe no kugira ngo akanwa ngo kabari mu isi bose kazibwe, ngo abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Reka rero mbwira abadukurikiye ko
ubu twebwe turi hano muri studio twamaze gutsindwa n'amategeko. Yego. Twatsinzwe n'amategeko, tumanika amaboko, twemera ko amategeko atabereyeho ngo tuyashobore, ahubwo twemera ko Imana yatanze umucunguzi wo kugira ngo ayadushoborere mu cyimbo. Amategeko icyo abereyeho no kugira ngo ayobore umuntu kuri Kristo, mu yandi magambo. Kuko amategeko, umuntu atisha amategeko nawe yakwizera ko urumva Kristo ntacyo yaba kimaze. Niba umuntu yabasha kubahiriza amategeko y'Imana, ubwo yababaye nk'Imana mu yandi magambo, n'umucunguzi nta nicyo yaba kimaze kandi nanone. Ariko kubera ko Imana izi ko umuntu atabasha kubahiriza amategeko yayo, niyo mpamvu yahoreje umucunguzi kugira ngo we abe ari we uyashoborera abantu. Amategeko rero umuntu udukurikiye, reka kunanire, abereyeho kukunanira n'ubundi, abereyeho kukunaniza, ntugire ngo abereyeho ngo uyashobore. Ahari hari igihe utekereza ko wananiye Imana, ariko ntabwo ari ukuyinanira, ahubwo amategeko y'Imana abereyeho kukwemeza ko uri umunyabyaha. Icyo ukeneye rero si ugukomeza guhatiriza akaburiye mu isiza n'ubundi rikajya kabonekera mu isakara. Ntabwo ibyakunaniye ejo n'ejo bundi ejo ariho uzabishobora, ntabwo bizakunda. Ndagira ngo nkuzeyure nkubwire ko amategeko y'Imana utazigera uyashobora. Hariho abantu bajya bavuga ko bo ngo bayubahiriza ngo ndetse ngo cyane cyane ngo iry'isabato. Ariko reka mvuge ngo n'ubundi amategeko y'Imana akoze ku buryo umuntu agomba gusanga ari umunyabyaha buri gihe. Kuko Yakobo wabivuga yaravuze ngo umuntu ntayitondera ayo mategeko, ngo ariko ngo agasitara kuri gatoya cyane. Gusitara no kuvuga ngo ni ikintu ukora utabishakaga, ngo ugasitara kuri gato ngo wamaze kuyica yose. Sibyo? Urumva ko n'ubundi kuko ngo iyavuze ngo ntukagire gutya, niyo yavuze ngo ntugakore na kuriya. Iyabujije icyo wakoze niyo yavuze ngo ntugakore nakira. Urumva ko rero umuntu ahora ari umunyabyaha kandi w'ibyaha byose. Urumva ko umuntu nta gihe na kimwe umuntu ashobora kubahiriza n'itegeko ry'Imana na rimwe, kubera ko igihe yishe rimwe n'andi yose aba yagize gute, aba yayishe. Ngavuga ngo rero niyo mpamvu ijuru umuntu adashobora kurikorera, kubera ko gukorera ijuru ni ukugera ku kigero cy'Imana ishaka, kandi umuntu we n'uwa kamere. Amategeko abereyeho gusa kugira ngo umuntu atsindwe n'urubanza, yemere ko atashobora kubahiriza iby'Imana isaba, ahubwo yizere uwabyubahirije mu cyimbo cye. Mbwira rero wowe udukurikiye ko amategeko birasaba ngo agutsinde, wemere ko ukeneye umucunguzi. Umucunguzi rero nta kindi yakoze, yaje aje gushobora amategeko mu mwanya wawe. Yaje ari we uje ku Bibiliya ni kwivugira, iravuga ngo erega ngo Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yasabaga. Ese amategeko mwagize ngo yasabaga abandiki? Amategeko yasabaga umuntu gukiranuka ku gato na kanini. Sibyo? Ibyo rero nibyo byananiye umuntu. Niyo mpamvu umuntu wagomba kugerageza akagira ngo ibyamunaniye ejo azabishobora. Ntabwo bizakunda, ahubwo amategeko abereyeho kugira ngo umenye ko hari uwayashoboye ariko akayashobora mu mwanya wawe. Kristo rero Bibiliya ivuga ngo niwe wanononsoye iby'amategeko yasabaga. Sibyo? Kugira ngo umuntu namwizera atsindishirizwe. Niyo mpamvu ku murongo wa 21 noneho hano hepfo ko tutasomye havuga ngo ariko noneho ngo ariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Sibyo? Ngo kudaheshwa no kubahiriza amategeko. Sibyo? Kudaheshwa no kubahiriza amategeko, ahubwo guheshwa no kwizera uwayashoboye mu mwanya w'umuntu. Reka niyo mpamvu rero mbwira abantu ati impamvu umuntu atashobora gukorera ijuru nuko ijuru ni iry'intungane, ijuru rizajyamo abakiranutsi, kandi gukiranuka umuntu ntagira gute, ntago yabishobora. Yego rwose. Urakoze cyane mwene data. Abadukurikiye ikiganiro n'icya kindi mu cyana gatatu n'igice kimwe Fine FM, tumaze gusoma mu Baroma 3 umurongo wa 19 ndetse no 20. Hatwereka ko Imana yatanze amategeko kugira ngo akanwa kose kazibwe. Yego. Kandi Imana yatanze amategeko kugira ngo abantu bose bari mu isi batsindwe n'urubanza. Kuko idatanga amategeko, abantu bari kumva wenda hari ari abakiranutsi, bari kumva wenda hari icyo bashobora, ariko Imana itanga amategeko kugira ngo abantu bagerageze batsindwe. Yego. Noneho ikibazo cyakomereye abantu ndetse n'ubwibone bw'abantu nuko Imana imaje kuzana amategeko yahaye Mose ngazanira abantu bayarebe. Mose yasomeye abantu. Yego. Amaze kwasomera abantu bavuga ngo nukuri tuzayubahiriza kandi tuzakurikiza. Uriya za kwa abanyabwenge baba baramanitse amaboko, wumvishe bari guhakana ati ntayo tuzashobora. Imana igacimiyaga, Imana ikagira izindi zindi nyuzamo, nkuko n'abana b'abantu bajya bashe izindi zindi. Ngende umushoferi iminsi yashe twari n'icyo mu mujyi wa Kigali, hari kamera za 40 zanyandikiye amafaranga cyane ryose, n'abandi bantu bandi benshi. Ariko abantu babibonye bati
babishobora batakambira umukuru w'igihugu Yego. baratakamba Yego. umukuru yavanga ibyapa bya 40 mu mujyi wa Kigali mu bivane tubona amahoro ariko iyo tuzakoza kwiyemeza ngo tuzabyubahiriza Yego. ngo tuzabikora tukihagararaho twari kuzajya tukazatagangara Amafaranga yo gushira mu bantu. amafaranga uzashira mu bantu cyari kuba ari ubwibone Yego, ariko yego, twamanitse amaboko yego, yego. baba igisubizo kiraboneka Yego rwose. noneho rero ni Imana yatanze amategeko kugira ngo abantu barebe ko bazayashobora ariko banamenye neza ko batabasha kuyashobora Yego. bamarike amaboko Yego ariko rwose. abantu bahinduka bibone bavanga bazayubahiriza Yego. ariko iyo urebye mu by'ukuri ubona uhereye kuri Adamu amategeko Aburahamu yahawe nako Adamu yahawe yaramunaniye yabujijwe kujya ku giti aranga kiryaho Yego. igihe kigeze Imana yaha Abisirayeli amategeko erega nubwo amategeko yahawe twebwe abanyamahanga Imana yahaye Abisirayeli ubwoko yitoranyirije ibuhitamo ibukora imirimo n'ibitangaza byinshi kugira ngo ibuhe amategeko yabanje kubikora ibitangaza n'imirimo myinshi ibavanye mu Egiputa Yego. ibambukije inyanja itukura ibaha amategeko ariko arangije bayicuhereye ku rya mbere Yego. nayo arabananira Yego. mu by'ukuri rero amagambo dusomye avuga ngo ntabwo bishoboka ko umuntu yabasha kubahiriza amategeko bishoboke Yego rwose. rero ijambo ry'Imana rivuga ko iyo ugerageza ahubwo kubahiriza amategeko uba urwanya Kristo nibyo rwose. iyo ubahiriza ntabwo tuvuze ngo abantu kubahiriza amategeko ubahiriza amategeko kugira ngo igihugu kikuba ubaye neza mu gihugu ubaye n'abantu bawe Yego. ubaye n'umuryango ubaye na sosiyete ariko iyo ushaka kubahiriza amategeko ugira ngo Imana ikwemere Imana igushime uba uri mu rwanya Kristo rego ubu ntabwo abantu hazi gutandukanya isezerano rishya n'isezerano rya kera kuko turi mu gihe cy'ubuntu turi mu gihe cy'isezerano rishya mu gihe cyo kwakira ibyo Imana yakoze ikoresheje umucunguzi ngo ari byo tubarwaho Yego rwose. noneho rero abantu bacyajya kugerageza kubonera ubutungane mu kweza amategeko nyamara tubonye neza yuko amategeko ntabwo bashobora kubibahiriza ntabwo byakunda Yego. noneho rero ni n'ijambo ry'Imana ushinzwe tuma tubiganiraho amagambo twasomyeho mu Bakolosayi 3:21 Yego. avuga ngo 2:21 Abagalatiya 2:21 Yego. avuga ngo simpindira ubusa ubuntu bw'Imana Yego. kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo yarapfiriye ubusa Nibyo muvandimwe. numva ko amategeko se ahubwo atazana gukiranuka iyo usomye amagambo ari ahangaha mu Magalatiya ibice 5 umurongo waho wa 4 haravuga ngo kandi mwebwe bashaka gutsindishwa n'amategeko mutandukanyijwe na Kristo ko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana Yego rwose. bivuze ngo iyo umuntu ashaka kugira umwe no kubahiriza amategeko abatandukanyijwe na Kristo abantu mudukurikiye mwumva ko muzajya mu ijuru twumvikane Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo Yego. niyo nzira ijya mu ijuru yonyine Yego rwose. ntabwo ko atamujyanye iyo watse inzira y'amategeko ubuhingiye Kristo Nibyo. mujyana ikibazo rero ntabwo ushaka kujya muri iryo joro ntabwo ry'amategeko rihari hari ijuru ryo kwizera Yesu kuko ibyakoze birahagije Imana yamutanze nk'umucunguzi wari mu isi Yego. umucunguzi ni umuntu uza akabazwa iby'Imana yabazaga abantu ega ikibazo ntafite ngiki ni kimwe ntabwo abantu bazi ko babanyabyaha ko babaye abanyabyaha Yego. ntabwo bazi ko abantu banduye Yego. Yesaya 3:5 bavuga ngo kuko twese twahindutse abanduye ndetse n'ibyo twacyanutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga Yego. iyo umuntu yari azi ku munsi Adamu akora icyaha yabaye umunyabyaha byakamufashe nta nubwo abantu bazi aho babereye abanyabyaha Nibyo. icyo kibazo abantu bafite umaze ko akura akajya 12 agatangira gukora ibyaha nabwo amadini abatiza abantu mu myaka 12 avuga ngo nibwo ngo bagejeje ku kigero Ngo nibwo umuntu ngo atangiye ngo kumenya icyaha. atangiye kumenya icyaha ntibamenye yuko umuntu atandukana n'Imana uhereye kuvuka kwe iyo avutse umwanya ariyo bageza akabeshya ni ku ijambo ry'Imana ryavuze Yego, muvandimwe. noneho umuntu akeshyira ko abo umunyabyaha ko akoze ibyaha Yego. noneho rero ngira ngo mpina data wundi iyo usomye abari mu bice 5 umurongo wa 18 na 19 umwe yakoze icyaha abanyabyaha Nibyo rwose. undi akora ibyo gukiranuka tugirwe duhabwa ubugingo Yego. umurimo wakozwe n'abagabo babiri Nibyo. nyimwe muvanemo ibyanyu gukoza amategeko hari umuntu ubahije amategeko Adamu yaraje aduhagarariye twese bari mu isi akora icyaha tuba abanyabyaha dukirwaho iteka Amen. ariko Imana kuko yadukunze itanga umucunguzi kuko twe twari twamaze kwandura twaciwe n'iteka ntacyo twari twikesha gukorera Imana ngo Imana inezerwe Nibyo rwose. ntacyo twagomba gukora Imana ngo yishime Imana kuko yari ikunze kuzana n'umuntu rero itanga umucunguzi araza ari we Yesu akora ibyo gukiranuka Yego. ibyo cyakoze n'icyakoze yubahirije amategeko Nibyo rwose. umwana w'umuntu byamunaniye amaze kuyubahiriza abona umuntu gukiranuka ariko hasigara ikibazo ko umuntu yakatiwe urupfu rw'iteka Imana yamubwira ngo bari ibyaha byose Yesu abwira Imana ngo bari ibyaha byose umuntu yakoze Yego. kuva ku itangiro kujya ku iherezo n'uzabaho n'uwabayeho ubishyire ku mutwe wanjye Yego. byose ndabyishyura neza cyane Imana yibara neza ibishyira kuri Yesu Yego. Uwiteka yaramubabaje Uwiteka yaramushenjaguye nuko noneho Imana ihana Yesu neza
imaze guhana Yesu neza Yego. ubwo Imana biraruhutse Yego. ibwira abantu rero ko umucunguzi yabonetse Yego. nubwo bari barakatiwe ariko yaje umucunguzi kandi yarabonetse iby'Imana asabaga abantu yabisabye umucunguzi Amen. isaba abantu kwiza ko ibyo umucunguzi yakoze Yego. yabikoze mu mwanya wabo Yego. bakabyibikaho bakabitunga noneho kuko umutima w'umuntu uzakaba gukiranuka Yego. noneho Imana yakunze abari mu isi itanga Yesu ngo tumwize duhabwe ubugingo buhoraho ntabwo Imana yatanze Yesu ngo twubahirize amategeko Oya. tubone ubugingo buhoraho Oya. yatanze Yesu arazobeza amategeko anahabwa igihano cyacu ngo tumwize duhabwe ubugingo buhoraho Amen. uyu mugoroba rero rwose mukomeze muryoherwe reka mwidata nawe atwunganire nuko cyane bene data ko ku ijuru ntirikorerwa abantu bakwiye kubyumva neza kuko bakwiye no kumva agakiza abantu baririmba hano hanze abantu bavuga cyane akariko Yego. agakiza nyine ni ukubarwaho Yego. ni ukubarwaho ibintu utakoreye iyo umuntu avuze agakiza ni uko nyine hari ugukira hari ikintu aba akize Yego. hari ahantu aba avanywe Yego. hari ikintu aba ahawe Nibyo. rero agakiza ni ukubarwaho Yego, nk'uko no rwose. kuba umunyabyaha nabyo twabibazweho Yego. ntabwo Yego. twabaye Yego. abanyabyaha kuko ntabwo umuntu aba umunyabyaha ashingiye ku byo akora umuntu akwiye kumenya ko ari umunyabyaha kuva mu ivuka rye kugeza mu nibyo gupfa nibyo rwose rero nk'uko ijambo ryabitubwiye ntabwo amategeko abereyeho kugira ngo twe tujye mu rugamba rwo kuyakora nanabwira abantu ko abantu bari mu nzira yo kugira ngo bubahirize amategeko bemeze Imana ibyo ubundi nibyo bita ubugomeramana ni ukugomera Imana mu buryo bweruye Yego. kuko ni ukuvuga ngo uyubahirije koko ukayakora neza ukayasukura ukabyereka Imana ubwo Imana yabivuye mu mwanya wayo wowe ukicara ahubwo tugasigara dusenga Yego. kuko Imana irera kandi amategeko yayo niyo agaragaza nyine uko kwera Yego kwayo rwose, amen. bivuze ko nta muntu umwe ushobora kugera ku kwera kw'Imana kandi iri juru Imana yaduhaye namwe n'abantu dushaka kugira ngo barimenye barihabwe iri juru umuntu ahabwa ku buntu akaba mu isi aryizeye ku buryo uba wicaye ku modoka yawe ugenda ukaba uzi ko impanda ivuze wajya mu ijuru ku buryo uba urimo gucuruza ukaba uzi ko impanda ivuze wajya mu ijuru ku buryo ikintu ahantu hose waba uri uzi neza mu mutima wawe ko igihe cyose impanda yavuga wahita ujya mu ijuru iri juru rizanwa n'uko umuntu nyine yizeye ko adashobora gushobora amategeko ahubwo ko icyo Yesu yakoze cyonyine kigize gute gihagije Yego rwose. agatsindwa nyine niko ijambo ryavuze ngo ni ukugira ngo akanwa kose kazibwe Yego. umuntu atsindwa ku buryo nta kintu na kimwe afite cyo kwireguza amenye ko atabishobora mbega ni nk'indererwamo twahawe kugira ngo twirebemo tumenye ko turi babi Yego. niyo mpamvu ijambo rivuga ngo uyubahirije yose agasitara kuri rimwe abagize gute abayishe yose Yego muvandimwe. rero turagira ngo twongere twibutse abantu nyine ko nta muntu ushobora gukora ibyo amategeko ategeka ngo abyubahirize Yego. ni nako Bibiliya ivuga nyine Yego rwose. si twe tubivuze ni Bibiliya ibivuze Bibiliya ibivuga. tubivanye wenda mu bitabo twanditse Hari igihe abantu bajya batoza ngo ko mwavuze ngo ngo mwavuze ngo iyi nyine ni Bibiliya ibivuze Nibyo rwose. rero abantu bakwiye kumenya ko ijuru ari ubuntu nyine nta muntu ushobora kurikorera ngo aribone kuko umuntu ari umunyabyaha ku rugero navuga ko ari ku rugero nyine rwa shitani Yego rwose. kuko umuntu abazweho ibyaha byose n'ibyo utarakora ubibazweho nona nibyo. kuko nyine twahindutse abanyabyaha hashingiye ku cyo Adamu yakoze Yego rwose. ariko nanone Imana itanga inzira nziza ishyiraho Kristo araza aba mu isi amara imyaka 33 arimo asohoza iby'amategeko byose yatubazaga Yego rwose. arabyuzuza abimurikira Imana Yego. ukora ya mirimo abantu batubaza ngo yo kwizera akora iyo mirimo yose Yego. yo kwizera Amen. arangije n'igihano twagombaga guhanwa abantu benshi bene data nanjye niko nari imeze Yego. bavuga ko bakijijwe ariko ntibazi icyo bakijijwe Nibyo nibyo. umuntu akubwira ko yakijijwe gukora iki akavuga ko yakijijwe gukora iki ariko ubundi umuntu ntakizwa ibyo akora umuntu akizwa urupfu rw'iteka akizwa uwo ari we. akizwa uwo ari we akabikurwaho agahabwa ijuru ku buntu akaba azi mu mutima we ko atazarimbuka yiteguye isaha n'isaha kujya mu ijuru. Yego muvandi Bibiliya ivuga ko n'ubundi agakiza abantu bajya baririmba ari gihura n'umuntu akubwira ati ibintu ngo mugakiza ngo mazemo imyaka ibintu by'agakiza rero ngo mbimazemo ngo igihe ngo ibintu Bibiliya ivuga iravuga ngo agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Ntabwo agakiza ari ukureka ibyaha kuko abantu bajya bashakira inzira ijya mu ijuru mu kureka ibyaha ariko bagahora bumva iryo juru batarifite kubera ko kureka ibyaha byabananiye. Urumva rero ko abadukurikirana amabwire ko
ibyaha bibonaho ni mu gihe kubikora ni ibintu biri normal kuba abantu bakora ibyaha ariko kubyita normal si ukubyezo bwo ndashaka kuvuga ko nuko umuntu ari umunyabyaha niba umuntu ari umunyabyaha rero urumva ko ubuzima bwe bugomba kuba bukora ibyaha niyo mpamvu umuntu abyibuza ariko kubera ko ari ubuzima bumurimo imbere ariko bigashiduka ibyaha agira gute abyibonaho Imana rero yabibonye karebereza umucunguzi aya mategeko twavugaga urumva abantu hano ubu ndatekereza ko n'abantu nyine ubu bari kwitegura kuza kutubaza bigoye cyane kuvuga ukuntu umuntu yajya mu ijuru ariko amategeko atabigize mu ruhare amategeko umuntu yayirengagije biranagoye koko wanamugana ariko reka vuga ngo amategeko y'abantu atandukanye n'amategeko y'Imana umuntu dukurikiye ubyumve neza amategeko y'abantu icyaha ni gatozi sibyo ku bantu amategeko y'abantu icyaha ni gatozi kuko umuntu abazwa icyaha yakoze byanze bikunze amategeko y'Imana rero yo atandukanye n'amategeko y'abantu kubera ko yo ashyiramo ko uwakoze icyaha abonerwa umucungura nicyo kintu niho amategeko y'Imana atandukanye n'ay'abantu sibyo nubwo umunyabyaha hari ariko umunyabyaha ufite uwamucungura aramujyana akaba ari we bagira gute babaza ubunyacyaha bwe niyo amategeko y'Imana abereye neza iryo jambo ariko yego kubabarirwa yego rwose muvandimwe buriya amategeko y'abantu nayo nko mu itegeko nshinga haramutse harimo ko umuntu wishe umuntu wenda yakatiwe imyaka 25 cyangwa 30 ariko bakavuga ngo uwo muntu wishe umuntu naramuka azanye umuhungu we cyangwa umwana we akaba ariwe bafunga mu mwanya we wa muntu aragira gute arabumwere arataha ibyo bya Imana rero nicyo yakoze Imana yabonye ko abantu bose ari abanyabyaha sibyo yabonye ko abantu bose ari abanyabyaha biravuga ngo Imana yabumbiye abantu bose mu bugome ariko ngo kugira ngo ubone iburyo igira gute ibababarira bose sibyo ndabyibuka ngiba mu ishuri ngiga nibwo mwarimu yaduherezaga nka interrogation cyangwa sibazwa sibyo noneho yajya kureba akabona nta banyeshuri baritsinze wenda havuyemo nk'abanyeshuri batanu gusa babashije kubona icya kabiri ariko naho kibaza gutanga ibazwa abanyeshuri 40 hakaboneka nk'abanyeshuri batanu gusa babona icya kabiri ubwo ngewe nka mwarimu ubwo nahagarara ku maguru abiri nkavuga ko iryo somo naryigishije byumvikanye rero agafata umwanzuro wo kugira gute wo kwanira iryo bazwa ndashaka kuvuga kuri suprema karikuraho akaritesha agaciro akazaduha irindi sibyo ariko ndashaka kuvuga ngo iyo ari supreme yaba yarikuyeho wa wundi wabonye icya kabiri mujya kongera gukora ibazwa rya kabiri na wa wundi wabonye icya kabiri nawe afite 0 ariko nawe wari wabonye 0 nawe ukaba ufite 0 mwese mutangirira kuri ibazwa rya kabiri murikora mwese mufite 0 noneho ahubwo amanota akaza kwemezwa neza mu ibazwa rya kabiri uko niko Imana imirimo y'abantu bose yayitesheje agaciro yose bumbira abantu bose mu bugome ahubwo ishyiraho umukozi mushyashya wo gukorera abantu niyo mpamvu kugeza ubu umuntu wese asabwa kwizera ibyo uwo mucunguzi yakoze ahubwo ntasabwa we kwizera ibyo ajya akora niyo mpamvu hano Pawulo mu Baroma igice cya 4 ku murongo wa 5 muri Bibiliya mfite aravuga ngo naho udashingira ku byo akora ubundi ikibazo abantu bafite bashingira ku byo bakora abantu biyita abanyabyaha bashingiye ku byo bakora noneho bumva umuntu ataba n'umukiranutsi kubera bashingira ku byo n'ubundi bagira gute kubera ko bashingira ku byo bakora ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo naho udashingira ku byo akora ngo ahubwo akizera Imana igira abanyabyaha intungane ngo ukwizera kwe kuzatuma abarwa ng'intungane imbere y'Imana si byose amanota ya kabiri atuma Imana yemera umuntu ni Yesu wayakoreye kandi umuntu icyo yizera ko Yesu yakoze ari we ari gukorera ubwo rero abadukurikiye ndagira ngo ntibaze kutwumva nk'abantu ubwo ndatekereza ko iyo turi kuvuga gutya abantu batwumva ko turi kwigisha abantu kujya gukora ibyaha reka rero ngubwire wowe udukurikiye ntabwo twigisha abantu gukora ibyaha kuko ibyaha byawe niba Yesu yarabipfiriye
ariko ribu ntago yabipfiriye Yego. si byose ribu nayo ntago yapfiriye abantu na sosiyete ntago yapfiriye abantu naho rwose ahubwo biragusaba wowe kubana neza n'abantu Yego. sibyo biranagusaba kubahiriza amategeko ndetse ya leta ndetse cyane kubera ko hano ho ribu yo irahari ariko wikubahiriza amategeko y'Imana utekereza ko ari bwo Imana iri bukwemere ahubwo ikiza kugufasha mu kubahiriza ayo mategeko biraza gutuma ribu yo nta kibazo mugirana nta kibazo muri bugirana kuko ntago tubwira abantu ngo bajye gukora ibyaha sibyo ariko ntitunabiringiza ko kureka ibyaha kwabo aribyo byabahesha ijuru ahubwo nibareka ibyaha biraza kubafasha no kuba muri iyi si babeho neza ribu nta kibazo mufitanye leta nta kibazo mufitanye abaturanyi nta kibazo mufitanye sosiyete ubayemo abo mukorana nta kibazo mufitanye biraguha kuba mu isi neza sibyo urumva rero ko n'ubundi niyo mpamvu Imana yabwiye Yobu ati ibyiza byawe byagirira akamaro umuntu umeze nkawe ariko n'ibibi byawe ntugire ngo ni n'umuntu byambabaza ahubwo nabyo byababaza umuntu umeze nkawe mu by'ukuri ntabwo twigisha abantu gukora ibyaha ahubwo tubazeyura turababwira ngo bareke kwiringira kudakora ibyaha kwabo kudakora ibyaha kwawe byakugira inyangamugayo ku bantu byakugira inyangamugayo imbere y'abantu gusa ariko imbere y'Imana batubwiye ngo ntawe ugirwa intungane abikesha kubahiriza iki kubahiriza amategeko ntekereza ko rero hari abadukurikiye nabo baba bibaza byinshi ariko twabaha n'akanya twabaha akanya hanyuma bakatubaza bakatwunganira mbese tukaganira nyine kugira ngo wenda abantu barusheho gusobanukirwa neza icyo umuntu atasobanukiwe agisobanuze hanyuma turi hano kugira ngo byose tubisobanure ariko twiringiye Imana ko ariyo itanga amatwi yo kubyumva no kubyizera sinzi rero ahari watanga nimero baduhamagaraho hanyuma tukabaha umwanya bakatubwira telefoni bakoresha ni 07 88 49 yego 77 82 okay 07 88 49 yego 77 82 yego tabira hano Allo 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 Oui allo Amahoro bavandi Amahoro meza Yesashimwe Yesahimbazwe muvandi Damascene gasanze ntungane Yego Damascene nanjye ikintu nakunganira abantu Ego impamvu ijuru ridakorerwa Ego nuko mu ijuru ari mu rugo rw'Imana Yego kandi nta mwana mu by'ukuri wagira icyo akora ngo avuke iwawe ahubwo ababyeyi nibo bagira icyo bakora umwana akavuka Yego niko Yesu yagize icyo akorana n'Imana hanyuma umuntu yakizera akabyarwa nayo nibyo rwose kandi ibyo bintu nyine umuntu utanabyemeye gutyo nta n'ikindi yanakora nta kindi yakora kabisa kuko ijuru si igihembo cy'abakozi Yego ahubwo ni umurage w'abana b'Imana nibyo muvandimwe numva rero nanjye nshimiye Imana bavandimwe amahoro Damascene amahoro meza usuhuze abakiranutsi bari Gasanze Damascene arakoze cyane twakira undi Ego Allo Oui allo tuje cyane Allo Allo Oui muravugana na Innocent ni ntungane y'Indera Ego Innocent turabashimira Imana bavandimwe Yego kongeye gushimira n'ukuri kugiye gukunda Yego niba yabakoresheje ibintu mu butwari nibyo koko Imana yadukijije urupfu rw'iteka bavandimwe Yego nukuri komeye cyane ngira imirimo ko rero yambasha kumuresha kubana n'Imana ariko Imana ishimwe cyane ko yatanze uburyo bwo ko umuntu yabasha yo adashima ahubwo nyine ya muntu nyine ugomba kuza kwa mwanya muvandimwe Yego dushimiye Imana rero
imana ni kugenda ituma abantu bumva yego nukuri ndashima imana naje ko yakize intungane nk'uko mutunganye abavandimwe ariko nuko nayo itunganye yego muvandimwe reka turabasubiza cyane twari tubanje kumva ikiganiro natwe dufite amateraniro yego reka ndeke n'abandi ntabwo kuri nabo bumva ubutumwa bwiza kandi nibyo inosa usuhuze bene data abo bakiranutsi bari indera yego Halo. Muraho neza mwitwa bande? Yego twitwa Zari. Mwitwa? Zari. Evariste. Halo. Halo ndabumva. Witwa Evariste? Ego Evariste uherereye he? Nerereye I Remera. Nubwo ngere muri siganira ariko ngewe arebye kubibarira. Yego nta kibazo Evariste. Muvuze ati ngo wenda umuntu nago igihe cyo gukora ibyaha ngo nago buriya yabo nose si yaba ari umukozi w'ibinyini Imana yamwemera mu bantu bayo kandi yaba ari umunyabyaha mumbwira ati ukuntu umuntu ahinduka umunyabyaha mwebwe mubyemera ko biba byagenze gute? Uravuze ngo Imana ntago yakwemera umuntu yakoze ibyaha. None uranavuga ngo ubwo twebwe tuvuga ko umuntu bamugura ukuntu ahinduka umunyabyaha. Ukuntu umuntu mbese twebwe urabaza ati mbese twebwe twakwemera Imana se ko yasize hari amategeko 10 yayo. Ntago muyumera ko iyo uteshutse ku itegeko ryayo Imana irakara kandi ikavuga ko wakoze icyaha ikaba yanakurakarira. Amategeko rero yasizeho y'Imana. Yego Evariste ikibazo cyawe nacyumvise kirabaza ngo ese ntabwo twemera ko amategeko y'Imana Imana yashyizeho kugira ngo abantu bayubahirize abo nijoro. Ikindi kikabaza ati twebwe twemera ko umuntu aba umunyabyaha ryari. Niyo mwavuze ngo uramutse ubikoze n'iribu hari n'ibindi ushaka gukora ribu ikaba itaguhana ariko Evariste ikibazo twacyumvise reka turagusubiza nta kibazo. Yego urakoze. Halo turakumva. Emmanuel ngo kwizera. Yego Emmanuel. Bantemerere muri Muhanga. Yego Muhanga. Ngenge nikabasha. Yego. None bagira ngo ndabarobe. Ese. Umwavuga ngo ijuru ntirikorerwa. Yego pe reka mbyemere. Kubera ko niba ko nta muntu w'intungane 100% uba. Nibyo rwose. Ariko se mu madini atandukanye usanga buri dini rifite amategeko yabyo rigenderaho. Wenda nk'urugero ndi umwadeperi. Uri umwadeperi? Ayo inzoga ntabwo tuzemerewe. Ariko ntabwo twemerewe kunywa inzoga. Yego. Ariko noneho wenda n'abadivantiste ni urugero ndimo ndatanga ariko bubahiriza isabato. Bakavuga yuko umuntu utubahiriza isabato ntabwo aba yubahirije amategeko y'Imana. Ntabwo rero nkabona mugani ibintu by'Imana biragoyemo ukuntu bitewe n'amadini atandukanye. Yego atubwira ikibazo cye nawe. Hanyuma ikibazo ni kiye Emmanuel? Ikibazo cyawe ushaka gusobanurira ni ikihe? Ikibazo cyane ntago turacyumva kugeza ubu. Uvuga ngo umuntu ashobora gukora ibyaha cyangwa se umuntu agakora ibyaha akababarirwa. Yakora ibyaha akababarirwa gute? Ngo nuko yizeye Yesu Kristo ngo amucunguye. Ndetse nicyo kibazo mfite. Umuntu agakora ibyaha kubera gusa ko yizeye akaba yajya mu ijuru. Ibyo bibaho?
turagusubiza mu kanya niba bidashoboka turagusubiza mu kanya turagusubiza mu kanya rwose sawa manwe aro Mwiriwe neza. mwiriwe Nitwa Marite. Marite utuye he? Ndi hano i Kigali. Yego. Nabanezerewe cyane. Nakoze cyane rwose. Nukuri ikintu cyashimishije ni ukuntu mwemeza ati tubikiwe ijuru. Yego. Utabyemeje nta wundi uzabikwemerera. Cyane rwose. Ariko hari ikibazo nagize. Abazamu ijuru bazaba basa na Yesu. Yego. Kandi gusa na Yesu ntabwo bizabera mu ijuru gusa ahubwo bizahera hano mu isi. Yego. Noneho uri muri Yesu rero yubahiriza amategeko. Yego. Ariko nibaza amategeko buriya hari muri kuva cyo cyamo ari usanga mu kuva uti avuga se amategeko 10 Mose yahawe Ariko nkuvuga niye mugari wa hari umugenzi wa nyuma kubaza ikibazo gitambutse icyo dufite Yesu azatwa kubahiriza amategeko uko yakabaye uti uruvuze nitwa turi muri Yesu yego tuzubahiriza amategeko uko yakabaye yego none se buriya niba amategeko ari 10 ko mbona tubahiriza uko bikwiriye yego nibaza nkavuga ni rero niba ari indororwamo twiyeberaho turanduye yego yego noneho Yesu ari kutweza nawe azura imbaraga ikibazo Marite nzabaha imbaraga Marite nzabaha umwuka wera Marite yes ikibazo ni ikihe ikibazo ni iki kuki umuntu ahamya afite umwuka wera cyangwa se umwe na Yesu ndi kw'ijuru akagaragara ko atubahiriza amategeko kuki umuntu avuga ko afite umwuka wera yego cyangwa se bicyuye ijuru yego ariko atubahiriza amategeko yego yego murakoze cyane turagusubiza mu kanya twakire n'abandi murakoze cyane Halo. Halo. Yes, Steve. Yes, ahimbazwe. Nikoseni ya Christophe. Nikoseni ya Christophe. Werere Christophe. Mbere ku Gisozi. Gisozi. Mbashimiye cyane video jambo ry'Imana mutambukije. Ariko na FT ikibazo. Yego. Nk'abantu bishizemo ko bagomba kwigisha ijambo ry'Imana batanyuze kuri Yesu Kristo. Wabagiriye ihe nama kugira ngo bamenye hakiri kare ko iyo umuntu atanyuze kuri Yesu Kristo ntashobora kuzakandagira mu ijuru. Ego baracyafite ubuzima ntabwo barapfa bari bakwiriye guhindura imvugo zabo bakahindura n'uburyo bw'uko batambuka Kristo ijambo ry'Imana. Ego bakaba cyakizagira gute n'abo bayobora bakaba bakizananiza mu ijuru ariko banyuze kuri Yesu Kristo bitari ibyo ngibyo ntabwo bazabagira nibyo waruvuze ngo ni bande tuguye kugira inama mwagira ayandi madini batemera Yesu Kristo bakaba nyura ku ruhande ngo bazajya mu ijuru uravuga nk'ayahe madini Preza uravuga nk'ayahe madini urugero n'abasilamu ntabwo bemera Yesu Kristo hari n'abandi ba Yehova nabo bavuga ngo Yesu Kristo ntacyo ababwiye ni ukuvuga ko bazajya mu ijuru batanyuze aho ngaho mwabagira inama bakagaruka hakiri kare yego sawa urakoze kuri icyo cyifuzo nawe turakusubiza mu kanya nta kibazo sinzi rero hari ndabona iminota yagiye reka twakire undi muntu umwe gusa mwiriwe neza ni Bosco ndi Kigali Bosco mwamfasha rero hari umurongo uri muri Bibiliya uvuga ngo uhereye none kugeza aho isi izashirira ngo nta nyuguti n'imwe izigera ivaho ku mategeko y'Imana sinibuka umurongo ariko murebye hariya mwasanga byanga bikunda ku mategeko nta nyuguti n'imwe izigera ivaho nibyo niko ijambo ry'Imana rivuga nibyo rwose
hariya niho najya nsobanukirwa. Ego. Turaje hariya niho najya nsobanukirwa. Turaje tugusobanure mu kanya gatoya. Sawa. Sawa, urakoze cyane. Murakoze. Ego. Bo reka rero ahari ngira ngo tugerageze gusubiza abatubajije tunihutisha kuko ndabona n'iminota nayo yatujyanye. Damascene we ni umukiranutsi afite ijuru. Damascene uri Gasanze ni mwene data we yabonye ijuru ahubwo yunganiraga ndetse na Innocent Urindera. Hanyuma Varisiti we ari hano i Remera aravuga ati mwemera ko umuntu aba umunyabyaha ryari niba amategeko muvuga ko amategeko y'Imana umuntu adakwiye kuba yubahiriza, mwemera ko umuntu aba umunyabyaha ryari. Ngira ngo ni ikintu tumaze imisi dusobanura kuko ubundi icyo abantu bayobewe ubunyacyaha bayoberwa n'uburyo umuntu aba umukiranutsi. Umuntu ntagagirwa umunyabyaha n'ibyo yakoze. Evariste niba udukurikiye, ntabwo umuntu agirwa umunyabyaha n'ibyo yakoze, umuntu yagizwe umunyabyaha n'ivuko rye. Uri umunyabyaha wakoze ibyaha, uri umunyabyaha utakoze ibyaha kubera ko igicumuro cya Adamu cyakwanduje ubwandu bwo kuba ukora ibyaha. Ni nayo mpamvu nawe ujye ubyisangamo. Ni nayo mpamvu amategeko y'Imana twavuze ko Imana ntiyayatangiye kugira ngo uyashobore, ahubwo yari indorerwamo kugira ngo ujye uyireberamo umenye ko uri umunyabyaha, ariko bikuyobore kujya gushaka uwayashoboye mu mwanya wawe aba ari we wizera, wowe ureke kwiyizera. Manuel ari Muhanga avuze ati ko muvuga ko ijuru ridakorerwa, anavuga ko ndetse nta n'umuntu w'intungane 100% ubaho, kandi koko ni nako bimeze. Hanyuma avuga ko ari umwadeperi ndetse avuga ko we ntago bemera ko anywa inzoga n'abadive nabo ko bagomba kubahiriza isabato. Ariko ibyo Manuel watubwiye nibyo, nta muntu w'intungane baho nyine. Amategeko y'Imana bereho kwemeza abantu ko bataba intungane nyine, nibyo twavuze. Usibye n'100% nta na rimwe kwijana umuntu ashobora kubahiriza amategeko y'Imana, kuko wasitaye kuri gataba yayishe yose, kandi buntu asitara uko umutima uteye, ubwo yica amategeko y'Imana uko umutima uteye. Niyo mpamvu kubera ko nta watungana ngo bikunde, niyo mpamvu turi kubabwira ko umucunguzi wanyu Yesu Kristo yaje abari uyashobora mu kimbo cy'icyanyu. Amanota yakoreye abari yo mwemera kubarwaho, ibyanyu mubikureho, mwoye gushingira ku byo mukora, ahubwo mwemera Imana ibemere bishingiye ku byo Yesu Kristo yakoze. Yakomeje avuga ati umuntu agakora ibyaha akababarirwa kubera ko yizeye gusa. Nibyo rwose. Ubundi se icyo umuntu yizera ni iki? Icyo umuntu yizera nuko ibyaha bye byose Imana yabibaze kuri nde? Yabibaze kuri Yesu. Icyo nicyo umuntu yizera, hanyuma yamara kukizera niyo mpamvu bimukuraho urubanza rw'ibyaha. Nta nubwo abarirwa kuko icyo uwo mwanya ahubwo yarababariwe. Ahubwo we yarababariwe. Ahubwo agomba kumenya ko yababariwe. Amakuru turi kukubwira nuko wababariwe, ntabwo turi kukubwira ngo urababariwe none. Hari Marite uri Kigali. Abantu bavuga ko tubikiwe ijuru nibyo. Hanyuma ati nituba muri Yesu ati kandi nituba muri Yesu tuzubereza n'amategeko. Ati kuki umuntu avuga ko afite umwuka wera cyangwa abikiwe ijuru ariko ndiyubahiriza amategeko. Bo ikibazo rero ubwo gishingiye ku kuba ashaka kumenya ko umuntu ufite mwuka wera ari buze kuba yubahirije amategeko. Ni ikibazo kiri, cyangwa akemera ko umuntu abikiwe ijuru kubera ko yubahirije amategeko. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo mwuka wera ngo yaje ku muntu, ikimenyetso kizakubwira Marite ko umuntu afite mwuka wera ngo naza ngo azatsinda abisi, ngo abemeze ko ari abanyabyaha akoresheje amategeko y'Imana, azabemeza ko ari abanyabyaha ku bwa kavukire yabo, ariko ababwire n'ibyo gukiranuka. Hanyuma ibyo gukiranuka azababwira ko bo batabasha gukiranuka, ahubwo ko Kristo Yesu yakiranutse mu mwanya wabo. Sibyo? Akantu gatarakongera aho ngaho. Ntabwo Imana abamaje kwizera abana bayo nubu ntabwo babaye imideni yo kubahiriza amategeko kugira ngo byabindi yabahaye bibanyaga. Twebwe muri ndavuga ngo gwampinduye umwana umpinduye n'ingeso. Iyo tumaje kuba abana dusayimana kigisho zacu zitungana zigatungana abo tubana, kuko ibyiza byacaga neza bameze nkatwe n'ibyacu bazana bameze nkatwe. Iyo tumaje guhabwa agakiza ku buntu, tumaje guhabwa ijuru, nisa ko tubana abantu neza amahoro. Nibyo rwose, kuko ruzi ko ibyaha rega nibibi, tugomba kubana abantu neza amahoro, tukabana igihugu amahoro na societe amahoro. Ariko ntabwo tuzadushakamo ubutungane
ko tuba twabazwa bwa Yesu ku mana Nibyo hanyuma rwose n'ibitubaza muvandimwe. murakoze cyane. Yego. Hanyuma hari Christophe uri hano ku Gisozi yabaje ngo ni icyifuzo yagize adusaba ko twabasha kugira inama abantu batemera Yesu Kristo cyangwa batizera Yesu Kristo. Atanga urugero aravuga ati wenda nk'abayisilamu, ariko reka mvuge ngo ntabwo twebwe turi hano kugira ngo tujaginge amadini runaka, ahubwo turi hano nk'abantu benda kubwira abantu ubutumwa bwiza bwabasha kubakiza. Yego. Abantu bose idini ryose iryo ari ryo ryose waba ubarizwamo ukeneye kwizera Yesu. Icyo ubura no kwizera Yesu Kristo kuko niwe nzira yonyine, niwe kuri kandi niwe bugingo. Yego. Usibye n'aba yavuze b'abayisilamu n'abandi bavuga ko bizeye Yesu. Yego. Ariko bakakorera ubugingo buhoraho. Yego. Si byose erega abantu nubwo bavuga ngo bemeye kwemera Yesu no kumwizera n'ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Reka mbwira Christophe ko nawe avuga ko yemera Kristo cyangwa yizera Kristo, ariko reka mubwire ngo nawe akeneye kumenya ibyo Yesu yamukoreye, akabyizera bikamukorekeraho. Ntabwo kwizera Yesu ari ukubarwa mu mubare w'abantu ngo bemere Yesu nk'uko kera twari twarabikoze ngo ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Urumva narivuze ko Yesu avuga ko niwe kuri, niwe nzira, niwe kuri kandi niwe bugingo. Ariko bijya bigora cyane, usibye n'aba gusa n'andi madini bavuga ko bizeye Yesu ariko bakajya gukorera ubugingo buhoraho. Bafite ubugingo buhoraho butakara mu gitondo umuntu yakoze icyaha, bukongera kuboneka nimugoroba yongeye kwihana. Ubwo sibwo bugingo buhoraho Imana itanga, kuko ubwo nubwo agateganyo. Niba ari ubugingo butakara mu gitondo umuntu akongera kubutora nimugoroba, ubwo ntabwo ari ubuhoraho, ubwo nubwo agateganyo, ahubwo umuntu akeneye ubugingo buhoraho. Sibyo kwizera Yesu ro yizerwaho ibyo yakoze. Urumva bigoye cyane kuvuga ngo nizeye Yesu ariko ngorera ubugingo buhoraho. None se Yesu n'ubugingo buhoraho bitandukanyije ute ko yavuze ko niwe nzira, niwe kuri kandi ni nawe bugingo. Wowe ukavuga ngo mfite Yesu ariko ngo ubugingo buhoraho bwo ngo simbizi, ngo nzabubona ngo bitewe ngo nibyo nakoze ku iherezo rya nyuma. Reka mvuge ngo amadini yose afite icyo ahuriyeho, abantu bose bafite icyo bahuriyeho, bahuriye ku kintu cyo kuba bose bazajya mu ijuru bishingiye ku mirimo bakora, kandi imirimo yabo bose iranduye. Idini ryo ari ryose waba urimo wiringiye kuzajyanwa mu ijuru n'ibyo wakoze. Icyo muhuriyeho mwese cyangwa icyo abantu bose bahuriyeho ni uko bose bazi ko bazajya mu ijuru bishingiye ku byo bakoze. Barayobye rero. Ubwo rero bose barayobye, ahubwo bakeneye kwizera Yesu, bakamenya ko umuntu ajyanwa mu ijuru n'ibyo Yesu yakoze, atajyanwa mu ijuru n'ibyo we akaba ari byo bizera, akaba ibyo biringira. Yego rwose muvandimwe. Ntekereza ko ibibazo twari tubashije kubazwa ni ibyo ngibyo, ariko tunashimira nyine n'abatubajije, tunashimira n'abatwunganiye. Ntekereza ko ahari barushijeho gusobanukirwa, ariko n'icyo umuntu atasobanukiwe turahari kugira ngo tuzakomeze kugisobanura. Twabaha nimero bakomeza kutubariza hano hanze ya studio. Yego. Ko iminota yacu irimo iraturangirana. Irimo iragenda. Yego. Ngewe Mutsinje Katoneste ni mwambarizaho. Nitwa Timo dukoresha mu kiganiro 0788 49 782 ngo mu kanya gake tugiye hanze mwakomeza kutubaza tukabasobanurira. Yego rwose. Rushijeho. Yego. Iyanjye ni 07 9 2 50 963. Yanjye ni 0780 26 12. Ubwo ntekereza ko utafite icyo yasobanukiwe araza gukomeza kutubaza. Erega bene data, abantu bafite ikibazo cy'uko abantu benshi barayobye. Abantu benshi barayobye cyane, ariko bayobera mu bintu byitwa ko ari ukuri, ariko bakeneye kumenya ukuri kuva ku Mana uko ari. Nabizeye nabo baze kuduha ubuhamya. Nabizeye nabo baze kuduha ubuhamya. Reka rero tubashimire mwe mwari mudukurikiye, tubibutsa ko iki kiganiro ni kuwa kane utaha nakagaruka. Ni kuwa kane guhera saa 12 kugera saa 1 tuba turi hano muri studio, ndetse no ku cyumweru guhera saa 1 z'umugoroba kugera saa 2 z'ijoro. Tuba turi hano kugira ngo dukomeze twamamaze inkuru nziza ku Imana yavuze, kugira ngo abantu babashe kubona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe rero, turabashimiye naho ubutaha, murakoze cyane.